nshuti za Beats Medita, ubu tuvugana noneho ni wa mungu wanyu ngarutse. So uno munsi noneho ikintu tugiye kugarukaho ni ikintu kijyanye no kubikura izo bita major. Abakoze major murabizi igihe cyo kugira ngo turye amafaranga twakoreye n'icyo gihe ni iki ngiki cyageze. Mbibutsa neza ko tuzabikuza ku itariki 28 nibwo bizagenda neza, nibwo tuzaba dukenyera amafaranga yacu. So uko tugiye kubikuza rero ni ibisanzwe, tugiye kubikuriza muri OKX. Turakanda aho ngaho open major ni ibisanzwe, kandi kuri open turindire turebe ukuntu token yacu baduhaye. Tugiye kuzibikuza tugijane muri OKX. Igihe cya listing ni ku itariki 28. Murumva hasigaye iminsi 7 yonyine kugira ngo tuyarye. So guys, chunga neza utaza kuyobya token zawe. So nuko bimeze. Okay, application yacu irafungutse. Turahita dukanda hano kuri claim your reward. Nkuko mubireba criteria bagendereyeho ni izo ngizo, nizo zizo. Murareba twakukinye transaction ya stars, barazitanze, baratuvivuye. Dutanga ton transaction, turayitabira, turanatumira, ndetse dukora daily task za buri munsi. Achievement turarimo, turazifite neza. Muri participation game n'amagame twarayakinnye. Iyi squad creation participation yo ntabwo twigeze tuyikora. Nkuko mubibona baduhaye akavi, baduhaye aka cross. So bantu banje rero dere batugeneye token, baduhaye uducoin 8 twonyine. So gusa ariko ukuntu bitewe n'ukuntu byari bimeze, abantu mwe ibi bintu naho ndetse turabagabo turagerageza. Iyi token mba mubyibuka neza, iyi mining nayikoze iminsi mikeya. So ariko nta kibazo, uburangare n'ubwacu, ariko byose bibaho kugira ngo twige. Icyo dukuyemo no gukora cyane. So turakanda kuri OK nk'ibisanzwe, hano tujye muri exchange. Ndakeka hari abantu bashobora kuza inbox kumbaza ngo exchange ni iyi. So tukande kuri exchange. Turahita dukanda hano kuri continue. Turakanda kuri continue nk'ibisanzwe. Murareba harimo ama exchange 6 nkuko bigeze kubiganiriza kuri community yabo. So murabibona twari twahisemo OKX. Turakanda continue nk'ibisanzwe. Barimo barakubwira mbere yo gukanda, exchange required to verify your identity before trading. So ubwo birumvikana ko ugomba kubanza kuba uri verified. So mbibutsa neza, urareba mu video yabanje urebe ukuntu account yawe ushobora kuyiverifya. Ukagira OKX, Binance, zose narazikoze video, murebe ahabanje. So turakanda kuri I have it, ngenda ifite iri verified. So murareba rero barimo baratubwira kuzana OKX UID, deposit ya major, address na comment yayo. So ubwo murumva rero bakitubwira comment, murumva ko tugiye kwibikuza mu buryo bwa tone. So twagiye na kundi turagenda, tugiye kujya muri OKX yacu nibisanzwe. OKX ndareba nayo turazamuka, tuyirebe ngiyi, tuyikande nk'ibisanzwe. Urashyiramo password nk'ibisanzwe wifashisha ufungura OKX yawe. Aha tuvugana ubu turi muri account yacu. Ikintu tugiye gukora, tugiye kwandika memo. Tugiye kubanza dufate UID. Uraza ukande kuri utu tudomo twinshi, tudomo 9, ukande hano, uze ukopie kano. Ndakeka muri kukareba.
usubire inyuma, uze tuhite tugapesitingamo hano, urakandamo cyane urangiza upesitinge. So tugiye no kuzana major address deposit, dusubireyo nanone, dusubire inyuma, deposit urakanda hano kuri deposit, usacinge major hitizamo, pressing kano kajyane, urakopiya adresse niyo ya mbere ukopiya, kanda copy aho, usubire inyuma, uraza uyipesitingemo aho ngaho adresse, dusubire tujye kuzana comment, turaza nayo tuyikopiye ngiyo ibiri munsi, dore ngiyi hano, uyishyiremo, ahasigaye ukande send. Tubanze turebe nimba nta kosa twakoze. BQ, okay, dukande send nk'ibisanzwe. Check your data, you need to add deposit address, memo to receive your major. So n'abantu mwe murareba barimo baradukubita, iyo ni last warning, urebe nimba ibyo wakoze ari byo byose, nimba bihuye. So ahasigaye rero twe nta kosa ririmo, tugiye guhita dukonfirima. Deposit in progress. Now you are ready for the listing on November 28. Urabibona ko ndi ready kwakira token zanjye kuri 28. So ikintu tugiye gukanda hano no gukanda okay, cyangwa se tubanze turebe criteria bagendeho nimba ameze neza zose. Okay, tujye dukanda okay. Yeah, ukande okay nk'ibisanzwe. Nkuko mubireba rero, murareba ko major iziri muri processing, izingera muri wallet yanjye. So guys, murareba kuri balance nafite miliyoni 2, ariko nyine byose biteshejwe agaciro, muvayemo udutoken 8 twonyine. So icyo bambwiye cyo bura no gukorana umuhate, ukamera nk'uyu nguyu ufite 1B. Abangaba nibo bana bakapo yo ngaho. Rero mukomeze mugire ibihe byiza. Rero wa muhungu wanyu kuri Beats Medit Mizoda 8, mwakunde mudufollowing, mudukorere buri kimwe. So ukande subscribe, ushaka kujya no muri group joining nta kibazo, biri muri comment. So murakaza neza kandi mwakoze kubana natwe ibihe byose.